twakiriye agakiza mwaka 50, ariko cyane iyo myaka yose yo bishingiraho. Turagenda tugeze mwaka 60, hari nko mu kwezi, hagati y'ukwezi kwa 3 no kwa 4, nibwo nagiye ahantu ndagiye inka. Nono ndaryama ku musozi, numva ndasinzira ku musozi gutya. Igihe ngo udutotsi tujyanye, mbona umuntu araje ampagaze hejuru, araza arandeba nk'igitsuri gutya, aragenda. Mpinda umushitsi, nterwa n'ubwoba, ngira ubwoba bwinshi cyane. Ndaza, nari umusore utarashaka, nta mugore nagiraga. Ndaza nshyitse mu rugo, ntahane ubwoba bwinshi kuko narwaraga indwara y'umutwe. Baramukecuru arambaza ati ese ubu se kandi wa mutwe niwo wakugize utyo? Ntoya, sinzi ikintu cyankanze, nagize ubwoba. Arambara ati nta kindi, abo ni bagisha n'abazimu bagiye kugufata. Noneho abazimu, nta kindi, nufatwa n'abazimu gute? Ndagenda njya mu nzu naryamagamo jyenyine. Kiri muri iyo nzu ndyamye, na bwa bwoba bwose, mbona wa muntu kandi nabonye ku manywa, mbona aragarutse ansanga aho ndi. Araza arambaza ati ese wamenye ikintu cyatumye nkwiyereka? Toya, ati reba, igihugu cyose kigiye kugwa, bagiye kureke imirimo y'Imana, bagiye kuva mu matorero, bagiye gusubira mu byaha. kandi none se nawe wambarira uzasubirayo? Nagumye kubivuga bene ku muntu hakana buke. Atoya, ndakubaza nimba uzasubirayo. Ati nagutegekeye kuko uzankorera igihe nikigera, uzankorera umurimo, ariko ngwino nkwereke ikintu. Umwaka wabonye uvuye aho hantu, n'ubuzima bwawe buzakurwaho. Aho kuvuga ngo isezerano ngirana nawe ripfe, abantu bazabavuga, akavuga umuntu ikintu yabonye. Amfata ukuboko gutya aranjyana, mbona ahantu hashinze umusaraba. Twabaga mu gihugu tutaranabona n'iby'imisaraba, ariko ngo twajyaga ku misiyoni ahantu i Remera, tukabona imisaraba nk'ahantu bahambyaga abazungu. Noneho mbona aho umusaraba ushinze. Arambwira ngo nturuzi uyu ni umusaraba. Umunsi wawukuyeho amaso ntubukiwureba, uzakurwa mu isi, kuko hari igihe urindirijwe ngo nukigera uzaba umukozi. Iryo sezerano aho gupfa, ahubwo we wapfa. None ugende uhagarare muri ibyo bintu, uzagume ureba hariya gusa, uhatumbire ni mu buzima bwawe bwose, mu kubaho kwawe kose. Ambaye indirimbo iri aha mu gitabo cyo gushimisha, ivuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze. Ati naho hantu ukwiriye kuzahagarara ubuzima bwawe bwose. Nubwo yabivuze atyo, twari atukiri abatoya, tujyatubushije guteshuka no kuza tugenda tunanirwa, ariko igihe nateshutse wa muntu akagaruka kandi akankubita. Twagiye kugera 62 na kabiri, hagati ya 62 na 63, aransanga kandi ati waroye. Mbona nasohotse mu mubiri, mbona ndi umurambo urambitse hasi. Arambwira ati ni amasezerano ugiye kwica, kandi imyaka ariko yicuma ngo uzaje gukora umurimo w'Imana. Tugiye tuvuga aya magambo, si amagambo gusa yo gukunda idini cyangwa se ngo dukunde idini. Oya,
ni ikintu twabonye. Pawulo yaravuze ngo uwo twumvise amaso yacu akamubona n'intoke zacu zikamukoraho niwe tubabwira. Uwo niwe jambo ry'ubugingo. Ubwo bugingo bwaje ari umucyo w'abantu. Abantu bakunda umwijima bawurutisha umucyo. Iryo jambo iyo mubona tuvuga aya magambo y'Imana tugahagarara nk'aha hantu karuno rugero ngezemo n'imyaka ndimo, si ibintu gusa twakurikiye by'imigani, si ibintu byo kuvuga ngo duhunge. Twagira ngo umusaza aza agatubwira igihe bakemera akavuga ati umunsi mwabonye muvuye mu nzu y'Imana ati muzabaho mutagira usenga abazimu bazobamara. Ibo bagatinya ibyo bintu, ariko twebwe twabonye agakiza kandi uwabitweretse n'ubu ngubu niwe tugihaye duhamya. Imana ishimwe cyane. Muri aya magambo rero iyo kugira ngo aka gakiza harimo ibintu biza bitubabaza. Si benshi mu bana bacu bakunze ibi bintu kandi si benshi babikurikiye. Si benshi bona dusanga nk'uku nguku ngo aze habe n'uyu turi kumwe hano ngo aze yicare hasi ngo atubwira tubaze gati nimumvarire nanje icyo nokora. Kandi Imana yagiye dukorera byinshi tutobasha kubara ngo tubivuge. Ariko rero iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba tuzi ikintu twabikuyemo. Mbere yo gukomeza tube nk'abasoma gatoya hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo cyangwa se reka tubanze dusome mu Batesaronike. Abatesaronike ba mbere, Abatesaronike ba mbere ibice 5 umurongo ni wa 23. Turashaka kuganira ijambo Pawulo yanditse abwira aba Batesaronike ababwira ati Imana y'amahoro ibeze rwose. Ibice 5 umurongo wa 23. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Amen. Hano muri aya magambo sinza nganira ijambo ry'Imana. Iri ngiri ni inshuti yanje, ni ikintu kiba mu ngingo zanje. Yasengeye itorero yarayoboye aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze. Abishyira mu buryo butatu. Ibintu bitatu umuntu agizwe n'uburyo butatu. Kinyarwanda kiza kidusiga rero. Umuntu agizwe n'uburyo butatu cyangwa se mu Giswahili sehemu zitatu. Iyi sehemu ya mbere yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze mwebwe ubwanyu uko umuntu wese, ngo n'umwuka wanyu bigomba nawe ngo wezwe, n'ubugingo tuvuge nk'amaraso, ubugingo bw'imbere burya bugize umuntu bwezwe, n'umubiri naho wezwe. Ngo byose hamwe ubibumbiye hamwe ukabigira umubumbe uko ko ari ibintu bitatu, ari ibice bitatu bigize umubiri w'umwana w'umuntu. Aravuga ngo ibyo ko ari ibice bitatu byezwe kandi ngo birarindwe, bicungwe kabisa, birindwe kugeza aho Umwami Yesu azazira. Ni ijambo rikomeye nyamara rero kuri twebwe rirakomeye, ariko kubizera riroroshye. Ahantu icyatumye mpagira intoni
mu biganiro nza nganira n'abantu ni ukuvuga kuko ingingo zose hari ibintu abantu baza bihereza bakiha umwanya akavuga yumva yahawe ijambo ryo guhishurirwa. Ushobora guhishurirwa ariko ingingo zawe zitogejwe. Ushobora kujyanwa mu iyerekwa ariko ingingo zawe kandi ukazubwira ngo n'abandi uhaye werekwa naho ni wowe uhaye wiyerekwa. Ariko arabanza aravuga ngo mbere ikibanza Imana y'amahoro ibeze mwebwe ubwanyu umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose bishyirwa ahantu ngo birindwe bicungirwa ahantu kaho twobishiriye Imana tukabishira Imana izi kurinda Imana ukabizana ukazana ingingo zawe uwo mwuka wawe ubwo bugingo bwawe umubiri wawe ukaza ukabitura Imana. Hari indirimbo turirimba ikatubwira ngo shize umutima wanje ku ruhimbi rw'Imana yanje none Mana iryo turo ntuye uryemerere kandi uriho umugisha. Muri ibyo bintu rero hari umupasiteri umwe watubwiye kera twarahantu mu buhungiro twarahunze umwaka 67 arigisha agomba kwigisha yari umwigisha w'umuhanga aravuga areba uwundi w'umurundi nawe yari yaramwemeje ngo bakira abapagani uwo mupasiteri aramwemeza yahaguruka kwigisha akavuga ati ntimuruzi uyu pasiteri uhe wigisha gutya ni jewe wamwemeje. Wa murundi aramubwira ati ariko wavugiye gutyo ati shima Imana kuko nirinze. Ngo mbega sha iyo ntajya kwiyubara wari kwiratana iki? Ati jewe narinze ubwibiri wanje ndinde ubugingo bwanje nicyo gituma uhaye ubona icyo wirata ariko nanone uba warasa Imana yampaye uburyo bwo kwirinda ukazahabwa ingororano zanje. Imana y'amahoro ibeze Imana ishimwe. Muri ibi bintu rero kuko dufite iki gihe kigoramye kirya twavuze mbere iki gihe kiragoramye abantu bari mu gushikira kandi gatoya k'Imana akagasandaza akaba makuru akivuga gashiramwo ukwiwa gashiramwo ibintu by'amaryo agagera ngo ashiremwe amashengo n'ibindi arambure aboneke ariko twebwe haleluya dukwiye gusubiza umubiri wacu inyuma Imana akaba ari igenda imbere umwuka akaba ari ugenda imbere umwuka akaba ari uzoza amaze kutwoza rero ibyo tuzaza tuvuga bigakunda bigatunganira Imana kandi Imana ikabishima. Cyo cyatumye avuga muri aya magambo hano yandikiye Timoteyo avuga iki? Aravuga ngo mu bice 3 umurongo wa 14 nkwandikiriye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana ariyo torero ry'Imana ihoraho ari naryo nkingi y'ukuri igushigikiye. Si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kuboneka ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga ikizererwa mu isi ikazamurwa ikajyanwa mu ijuru. Birashaka si ugushidikanya amabanga y'Imana arakomeye. Kubona Imana yahindutse umuntu Yesu ngo yabaye umuntu agahinduka umuntu Imana ikaba umuntu ikabonwa n'amaso y'abantu ikavuga nk'umuntu ikagenda nk'umuntu ikarya nk'umuntu ikatura nk'umuntu. Ni ibanga rikomeye n'amabanga akomeye. Ni nacyo gituma abantu tuza tubibushanya tukabushanya n'ibyayo. Iyo ubwayo niyo ifite ubwo bushobozi bwo kwihira yari ifite hariya Paulo yandikiye aba Filipe aravuga ngo ntiyabonye ko gukomeza kuba nk'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ngo aramanuka yisiga ubusa atora kamere y'umugaragu w'imbata araganduka ntiyanga gupfa n'urupfu rwo kumusara. Ni ibintu biteye ubwoba. Hano yaratubwiye ngo
ni si ugushidikanya, ibanga ry'Imana rirakomeye. Imana guhinduka umuntu. Mu gitondo abamarayika bakayibona, baza ibinyabugingo byahoraga byicara imbere yayo, byambura amakamba biyakubita imbere yayo. Mu gitondo kimwe cy'agakiza, haleluya, umwanya mwiza cyane, umwanya w'amahirwe. Mu gitondo kimwe bugacya Imana yabaye umuntu. Abamarayika bakayibona ya Mana. Icyo cyatumye baririmba hamwe n'indirimbo, umuhimbyi w'indirimbo yavuze ngo pendo la Mungu ni kubwa. Pasha habari hiyo ngo indirimbo urukundo rw'Imana rurahebuje. Ni indirimbo ya mbere ngo yaririmbwe n'abamarayika. Abungeri barayumva iyo baragiye, abashumba bari mu biraro iyo mu mashyamba, oh haleluya, barayumva ya ndirimbo Imana ihaye iririmbwa ngo urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. Nimushime Imana kuko haje urukundo rw'Imana. Nuko rero aravuga ati si ugushidikanya, Imana guhinduka umuntu. Ntimukaze mubifata ngo mishundo upfe kubigira ngo ni ikintu gusa kiraho. Ikintu cyatumye Imana ihinduka umuntu ngo ikaba mu Ruswahili hazava ngo mtu munyonge, umuntu w'umunyantege nke, acishijwe bugufi hasi munsi y'abamarayika, akaba ikiremwa. Imana yaremye isi n'ijuru, mu byaremwe byose nta cyasigaye kitaremwe nayo. Ariko mu gitondo kimwe cy'ubugingo, kugira ngo natwe tuzabona agakiza, Imana ihinduka umuntu. Nukerera bukimana yabaye umuntu, iravanuka aca mu nda y'umuntu, iratambuka iraza, ibonwa n'abanyamahanga batari bakwiye kuyibona. Abanyamahanga babona Imana yabaye umuntu, nabo barabibona. Haleluya, bahabwa agakiza ku buntu. Uwo munsi ni umunsi w'amahirwe. Undi munsi umwe gusa umeze nk'uwo azasubira agaruke atakije kwitambira ibyaha. Azagaruka yambaye ubwiza n'ikamba, azazana mu cyubahiro cyiwe, azazana n'ubutware bwiwe, azazana n'ingishu cy'abamarayika, azaza nk'Imana, azaza akomeye, azahagara hariya mu kirere. Abapfuye bazuke, abazima bahinduke, twese tujye gusanganira Umwami mu kirere. Azaba afite ubwo bushobozi. Imana ishimwe cyane. Bakristo bavandimwe batuye ku isi nzima, ndagira ngo mbibutse aya magambo, kuko Imana, kugira ngo Imana ibe umuntu, habaye igitekerezo gikomeye, n'ibanga rikomeye, n'ibintu by'ubwiru bikomeye, si ibintu byo gukinisha ngo tugenda hanze tuvuga haleluya ibigiriye gute imbere y'abantu tuyikinisha, si igikinisho, si ikintu cy'amahimba. Oyaye, ni Imana tukujya kuyigeraho. Nasomye agatabo kamwe kera karambwira ngo, kera nkiri muto, karavuga ngo baje kwandika, bakera baje kwandika mu mazina y'Imana, umuntu ngo yagiye kwandika ngo Uwiteka Yehova, akabanza akambura imyambaro yari yambaye, akajya koga umubiri wose, akabona gutangira kandi ngo atajya kugira. Kandi hari amazina batsindaga batavugaga ngo bajyatamira izina ry'Uwiteka Umwami Nyiringabo. Ariko rero Imana idufashe tuzajya mu ijuru, kuko Imana yadukunze, kuko yatumeneye amabanga kandi ikadutoranya mu bihumbi byinshi by'abanyabyaha. Imana ibane natwe, amen. Turagushimye Mwami Imana yacu, turagushima kuko uzagaruka kutujyana ngo aho uri natwe tuzabeyo. Turabigushimiye cyane kuko waduhaye ubugingo ku buntu, wadutoranije tutabikwiriye, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, twari abantu buntu, twari twambaye umubiri kandi twabyawe n'abanyabyaha. Urabizi ibyo byo. Haleluya. Twabyawe mu muryango udakijijwe, ariko tukugiraho ubuhake bwiza. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugira umuhake bwiza, tukugiraho umugisha, duhabwa ubugingo ku buntu, tutabitewe n'imirimo yacu, kandi si ubwoko bwacu twabikoze, kandi si inama twagiriwe n'ababyeyi. Ni wowe watugiriye inama yo kuguhungiraho.
ngo duhunge umujinya uzatera, kandi tugushimiye kuko umunsi umwe uzagaruka ukajyana itorero ryawe, abera bakagusanga uri mu bwiza bukomeye. Urakoze cyane. Hereza umugisha aba basore turi kumwe, hereza umugisha umukecuru, duheswe umugisha twese, tuzagirirwa ubwo buntu, tuzahurire mu bwiza no mu bwami bwawe. Gasanira uyu murimo batangiye no kugira ngo bumvishe abantu ubutumwa bwiza, ubahere umugisha Mwami Imana mu izina ryawe, bawukore nanone bahaye bisuzuma nabo ubwabo, twebwe twese dusuzumwe n'ijambo ryawe. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu Umwami dukunda. Amen.